Tubanje kubashimira abantu mwese mukurikiranye YouTube channel yacu. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe impamvu abantu bamwe na bamwe bakunda gukoresha gushyiraho ibinyoma kuri YouTube channels, bagakoresha ibintu kugira ngo babone aba subscribers, babone ama likes, babone views. Usanga bamwe na bamwe bashyiraho ibintu byo kubeshya. Ese mu by'ukuri YouTube channel ihemba gute? Ese ni iki gisaba kugira ngo nawe utangire guhembwa? Dore ko nawe ufite account kuri YouTube kugira ngo urimo kureba iyi video no ufite account. Ese we wakora iki kugira ngo uhembwe? Ese bahembwa ngahe mu by'ukuri bituma abantu akenshi bemera bagashyiraho n'ibinyoma kugira ngo babone izo views ariko bahembwe? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Nkuko mubibona rero, ngiye kubanza mbereke condition bisabwa kugira ngo YouTube channel yawe ibe ikorera amafaranga. Nk'ubu nawe ufite account bisanzwe ariko siko yatangira guhembwa niyo waba ubonye views nyinshi. Hari icyo bisabwa. Icyo ni ikihe? Iyo ufite account yawe kugira ngo applying itangire ibe monetary account cyangwa account ishobora gukorera amafaranga, condition ya mbere nuko iba ifite ibihumbi 4 amasaha 4,000 mu gihe cy'umwaka. Kuba yararebwe byibura amasaha 4,000 mu gihe cy'umwaka. Ndaza kubereka ahantu urebera amasaha YouTube channel yawe yarebweho amasaha ifite. Rero iyo umaze kubona ifite amasaha 4,000 mu gihe cy'umwaka, bitavuze ko ari ugutegereza umwaka. Niyo yaba ari amezi 3 5 ikabona ko ayo masaha 4,000 yuzuye, ndetse no kuba byibura ufite aba subscribers hejuru y'igihumbi. Ibyo bintu bibiri bikwemera kwa applying kuba YouTube channel yawe itangira kuba monetize. Kuba ufite amasaha 4,000 mu gihe cy'amezi 12 no kuba ufite byibura aba subscribers 1,000 kuzamura, uhita wa applying kugira ngo YouTube channel yawe ibe monetary cyangwa se channel itangira gukorera amafaranga. Ikindi kibazo kikaba ngo ese YouTube channel ihemba gute? Ni bande baguhemba? Baguhemba biciye mu zihe nzira? Ese bahemba ngahe? YouTube channel ni social platform yaguzwe na Google. Google niyo ihemba abantu. Impamvu bahemba ushobora kuba ese yungukira heyo ni iki? Iyo ugiye kuri YouTube akenshi tujya tubibona, iyo ugiye kuri YouTube urimo nko kureba video ubona utuntu twamamaza tugenda tuguca imbere kuri video tugira gute. Mwene utwo tuntu bari abantu kugira ngo tujyeho babishyuye Google kugira ngo bamamaze ibyo bintu ahantu. Nkuko nawe ufite product ushaka kwamamaza, ushaka kuvuga ati ndashaka kureba abantu bareba video mu Rwanda, mujye mubanshishirizaho wenda izi mirongo. Waba urimo kureba video ukabona hasi hari akantu kariho mirongo, baba barishyuye Google kugira ngo ako kantu kaze, bazita ads cyangwa advertisement ads. So niyo mpamvu rero YouTube channel ifata initiative yo guhemba abantu bagize ama views menshi, kuko niho abo bantu nabo bamamariza, niho bagenda bashyiraho ibyo kwamamaza. Ubwo rero tutangiye twareba ese YouTube channel ihemba gute. Ubundi YouTube channel average muri rusange nta mafaranga afatika bavuga ngo ku kwezi uhembwa yangahe. Oya, bagenda bakurikije uko views zawe zaje. Ubundi muri rusange views imwe, umuntu umwe, no kuvuga ngo umuntu umwe we yukritse kuri video urimo kuyireba, ubundi nyirayo abagomba kubarirwa 0.18 by'amadolari. Kugira ngo mubyumve neza no kuvuga ngo reka wenda turebere hano, niho munyira ngo murabibona neza. No kuvuga ngo nimba ufite views wenda reka tufate nkeya ku buryo umuntu nawe ushobora kuvuga ati izi ngizi nshobora kuzishaka nkareba. Wenda reka dufate views 10,000. Views 10,000 wenda views 10,000 mwabireba hano, wenda 10,000 ngo ni amadolari hagati ya 20 n'amadolari 33 ibice 25 na bino bice bigiye biriho. Amadolari 20, ubundi tuzi ko ku idolari ubu ngubu mu Rwanda idolari rimwe rigeze ku gihumbi gutyo, wenda 1,100, 1,190 gutyo, 1,200. Wenda reka dufate nko ku gihumbi kugira ngo
uhita wumva amafaranga. Ni ukuvuga ngo nugira abantu 10,000 bareba video yawe, byibura uba utangiye kwibarira 25,000. Iyo ufite abantu 10,000 bareba video yawe, uba utangiye kwibarira 25,000. Noneho uhita ubara nka kuriya ubona nk'umuhanzi ashyiraho video ikagira miliyoni, nawe uhita uyifata ukube ayo mafaranga wumva. Niyo mpamvu rero wumva buri muntu abakubwira ati mukore subscribe, murebe izi video, ugasanga niyo mafaranga abantu babakorera. Noneho ubwo tumaze kurebera hamwe condition bisaba kugira ngo channel yawe itangire guhembwa, turebe hamwe amafaranga byibura ushobora gukorera. Iyo tuvuze views 10,000 kuvanga abantu baje bakarebaho video, iyo uri mureba video hasi ugenda ubona ngo ifite views zingahe uko ugenda ureba video. Tuvuge wenda nk'urugero, imba dufashe nk'ingi urayibona yabonye views 35,000,000, ifite views 8,000,000. Ikagira views, ni channel y'Abanyarwanda Red Blue JD, ifite views 2,200,000. Ubwo rero uhita kuba wumve amafaranga abarimo gukorerwa. Ari nayo mpamvu usanga buri gihe batushishikariza kugira kureba izo video ndetse tunakora subscribers. None ushobora kwibaza uti se nimba maze kubona ibyo ni igiki nanjye nakora kugira ngo creating YouTube channels. Kugira creating YouTube channels ni bisanzwe ugomba kuba